Hello nshuti zacu, this is Iwacu Connect, wa murongo wanyu bagezaho ibyiza bitandukanye bijyanye no kwiteza imbere no kugira icyo ukora hakiri kare. Gukora ni kare wangu, gukora ni kare, mureke dukore. Nshimira cyane uyu munsi, ndagira ngo nshimire aba VIPs banyu, nshimire urubyiruko rukomeje kunteza imbere, nshimire n'abandi bose bakomeje kureba video, bakomeje kutuvugisha tukabagira inama ndetse n'abatugurira product zacu. Aha ndagira ngo nshimire cyane umujene wo mu Bugesera, nkangurira cyane abajene kongera gushyiramo akabaraga nabo kugira ngo bagire icyo bakora, bakura amaboko mu mifuka. N'abandi bose ba investors bashaka kugira mu project tugiye dutandukanye, mutwegere tujye inama tubigira imishinga. Dukora ama project proposal, tukakora ama business proposal n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, byaba ari mu buhinzi, mu bworozi ndetse n'ibindi byose. So guys, umujene wo mu Bugesera ndamushimiye. Reka mubareke gatoya, mutagira ngo ni scam cyangwa se n'ibindi. Reka nawe mushyireho, nubwo akavideo gashobora kutagaragara neza, ariko mukurikire message irimo. Nawe ndamushimiye cyane, kandi nshishikariza urubyiruko rwose, abandi bajene nabo, kugira ngo binjire mu bworozi, binjire mu buhinzi, biteze imbere hakiri kare. Uyu munsi nicyo gihe, ejo sahawe. Tangira uyu munsi rero, turi kumwe. Ciao. Iwacu Connect turabakunda cyane. Ntiwibagirwe kujya kuri Iwacu Connect YouTube channel yacu, ndetse unakore subscribe igihe biri ngombwa, hanyuma unadusigire share and like and comment. Turi kumwe. Hello. Ibi ni ibinyomoro muri kubona, ibingibi rwose ni ibinyomoro. Nk'umujene ndimo ndahinga ibinyomoro, bagira ngo wenda nanjye nkure amaboko mu mifuka, ndiho komeza gutega amaboko aho gushaka ahubwo nkihangira. Sinzi niba mubibona neza. Ndimo ndatera ibinyomoro, nherereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busoro. Mateye ikinyomoro ubona ko kimeze neza, tugiye ngizi ndatera, ashaka kongera amaraso y'abaturage n'abaturarwanda muri rusange, ariko nabifashijwemo na Iwacu Connect. Mujye ku YouTube mwandikemo Iwacu Connect, mabona byinshi. Bya bintu ntago babeshya, ni abantu b'abagabo cyane, mubampera indabyo kabisa.